Breaking news. Ko wishime muhaguruke rwose kuri YouTube. Ibi turabivuga duhagaze. Breaking news, Gasana Nerva aka Cave Solecor uri mu rukiko Nyamirambo akakanya atwemeje ko abavandimwe bacu abanyamupira n'abanyamakuru barekuwe. Wow. Inzozi zanjye zibaye impamo arayimbirosa harakabaho ubutabera bw'u Rwanda, harakabaho u Rwanda n'abanyarwanda n'umukuru w'u Rwanda, RDF. Imana ishimwe cyane birandenze ishimwe cyane kabisa. Urarize abakobwa bakira ko bagiraga emotion bakarira ntarira amarira yawe yagiye mu maso amarira yawe yagikobwa yagiye njye mu mbere ugira birandenze nuko akuru meza kweli twari tuyategerejanyije amatsiko buri ikiganiro uyu munsi cyatugoye babashyireho navuganaga na Metre Kirenga nabirangariyemo cyane nkeneye kumenya ibiri bube kuko hari impungenge kubera ko abo baregaga mu cyaha gisa n'igisa nabo babakatiye gufungwa abacuruzi bizatike z'indege zo mu Bushinwa n'ibindi bamwe bo mu Burishik babakatiye 30 bari bakatiye icyumweru gishize iminsi 30 kwa kane w'icyumweru gishize barabakatiye barabakatiye urumva impungenge zari zihari kurumva abona ibintu biterekeye bidafite aho bihuriye na APR n'amatike y'ubucuruzi n'ibindi nta nubwo bifite aho bihuriye na za Cairo bo rwose barabakatiye biri mu bintu byari biteje impungenge bitewe n'ubwoba ariko urumva ko bo kabishywe bana zikompoza oh la la biraturenze pe birandenze niba ari ukumutekereza cyane naraye murose araruka iminsi ngahe kare urota umugabo w'abandi mutasi ariko yo n'amakuru meza Traore mwiriwe neza Samna uratwumva ndabumva nimuzamure twumve allo oui ndabumva reka baguconnecte neza kuri bluetooth iri hose allo ego gumaho genze bite nabwiriwe waruzi niba ari agenewe abakozi ba Minadev niba icyo kintu gisobanutse neza amatike bahawe yego nta numwe wari uzi ko agenewe abakozi ba Minadev aha nta kigaragaza mu nyito bwite cyangwa se uko byasomwe n'urukiko abangaba ubwo guhera kuri CSP Hirere na Olive kugeza ku basivile bose nta ko bari bazi ko amatike bahawe agurwa mu izina rya Minisiteri y'Ingabo nta makuru bari babifiteho urukiko rwo aho ngaho ruba rukigenekereza rukinakeka niyo mpamvu bakomeza gukurikiranwa baravuga bati nta kigaragaza bari babizi cyangwa ntibari babizi ariko nta kigaragaza ko bari bazi ko ayo matike agurwa mu izina rya Minisiteri y'Ingabo niyo mpamvu rero nta mpamvu ikomeye ituma bakomeza gukurikiranwa bafunze abo bose bafunguwe no kuvuga ngo muri kesi harimo abantu 28 batatu bonyine basigaye bafunze batatu basanzwe n'ubundi ari abakozi ba Minadev yes Georgine umukozi wa APR abafana abanyamakuru bose ubu barekuwe bazakurikiranwa rwose bazakurikiranwa bari hanze amakuru meza cyane n'amakuru meza no mu gusoma ariko bagiye twumva ko hari nk'abantu n'ubundi no mu rubanza mu mizi bazahita boroherwa no gutsinda niko nabyita ko nka Frank Jangwani Mugisha umuvugizi w'abafana ba APR niwe muntu navuga unafite case yoroshye cyane ugereranyije n'abandi kubera iki ko witwa Nzita Eric yavuze yuko APR ijya kujya mu Misiri bajya gukina na Pyramide ngo abafana ba APR bagiye kubona babona APR isize Jangwani kandi Jangwani ari umuvugizi w'abafana baravuga bati kuki twebwe tutamugurira itike ubwacu Nzita Eric we yavuze yiyemereye yuko yaguriye Jangwani itike Jangwani nawe aravuga ati koko Nzita Eric niwe wanguriye itike ati ngewe ibyo by'amafaranga simbizi ayatanzwe sinyazi ati nge nabonye ngenda gusa urumva ko nka kesi n'urubanza mu mizi
rushobora kuzaba rworoshye Eh, cyane n'abandi ndibaza na Rikari yari yiguriye itike ahandi. aha nibyo na Rikari nawe kesi yasomwe ku ruhande, urumva hari ukuntu abantu bahuza amafaranga batanze uko bayatanze bagiye basomerwa hamwe, ariko Rikari nawe kesi yasomye iri particulier niko navuga, bavuga yuko yatanze amafaranga yatanze amadolari 800 agatinda kubona visa, indege ikamusiga, hanyuma bakamusumbusha indi tike. Ubwo nawe aravuga ati rero nanjye sinzi uburyo iyo tike yindi yaguzwe, kuko amafaranga njye nari nyifitiye nari naguze tike ku ruhande na Egypt Air nari bujyane n'abandi ba equipe, ubwo nawe kesi isa niyoroshye. Traore, ambiance yari imeze ite bikimara gusomwa kuri abo bavandimwe? Byari bimeze bite, babyakiriye bate? Navuga ko mbere y'uko urukiko rutangira gusoma hari sinye yatanzwe yuko hari abashobora kurekurwa, kubera yuko inteko yatangiye ivuga ko isaba abantu kutaza gusakuza mu rukiko cyangwa kwiyamira aho ngaho. Nk'umuntu n'ubundi nsanzwe njya mu nkiko, nk'umuntu usanzwe ujya